kujya inyuma y'ibyo umushumba yavuze, ariko umwuka yarambwiye ngo tugiye kuramya Imana mu bikorwa. Niko uyu mwaka uvuga, ni umwaka wo kuramya Imana mu bikorwa. Twaramya Imana mu kuvuga gusa nta gikorwa, ariko uyu mwaka ni umwaka wo kuramya Imana mu bikorwa, kandi nibifatika. Vuga cyane ngo amen. Amen. Ndabatangarije mu muhanuzi pe, umaze igihe ndi kubisengera, ukuri kuriho uyu mwaka ni mwiza cyane cyane. Mubyumva mubyitaho n'abandi bose, uyu mwaka ni mwiza. Ni umwaka w'uburumbuke, ni umwaka w'umugisha, ni umwaka w'ibifatika, ni umwaka wo kudaswata. Nakubyumvira abantu benshi bashatse amahirwe baraswata, ariko ni umwaka wo kudaswata, ni umwaka wo kudahusha. Vuga cyane ngo hey, ariko nyaganeza cyane ngo ye n'umuco umwuka yabwiye amatorero metana manga yazopala miniga. Umwuka yavuze ngo uyu mwaka twanyuze mu bihe bigoye cyane itorero, ariko Imana yavuze ngo nigiye noneho itorero rigiye guhagura ijambo, kandi rigiye kugira ijambo rivugika. Anaraza manga yazokia no trele morfo andele mazara kotrikere mozara, kandi wahagaze neza agaragara mu mwanya wiwe. Imana yavuze ngo imanutse kugira ngo umuhembe imbere y'amaso y'abana b'abantu. Ariwe cyangwa mukavuga cyane ngo haleluya, haleluya. Ndibuze guhanurira igihugu mu kanya, reka some kwanza ibyo Imana yabwiye iri teraniro. Zaburi ya 12 murongo wa 5. Duha makuru. Kubwo kunyaga k'umunyamubabaro, kubwo kunyaga k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. Nanaha nahabuye watse nanaha Imana yabuze. Uwiteka avuga, Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro ayitwa turi ngoni jambo nama. Umva bari ngo kubwo kunyaga k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima kwabayeho. Mwumve, ntabwo ari umuntu uri mu mwaka wahagurutse, ahubwo Uwiteka ahagurutse kubwawe. Umuntu wese urangaha hari icyo Imana imukoreye kandi gishyashya. Nongera mbisubiremo, umuntu warayana wagize privilege yo kuba hano, Imana igukoreye ikintu gishyashya. Ndongera mbisubiremo nuko matirizwa n'umwuka, umuntu waraye hano hano Imana igukoreye ikintu gishyashya. Ndongera mbisubiremo, umuntu waraye hano hano Imana igukoreye ikintu gishyashya. Ndiyo tuvuga cyane ngo haleluya, haleluya. Mushobora karama w'ibimenyetso nyabyo mele sanga yakoze remove yaga. Sasa umwuka yambwiye ngo reka nguhereko. Ugiye kubaka urusengero, ariko si urusengero urunguru mugiye kubanza. Ni nk'uko umuntu yaca ku kibuga cy'indege. Urusengero ni uguca ku kibuga cy'indege. Guca ku kibuga cy'indege ni urusengero ndi kubona ruteye gutya. Ni ukuvuga ngo ni impande zijya kubenye, ariko impande ebyiri nizo nini cyane. Niko ndimo ndabibona, kandi ariko ni urutangira. Twumvikana, ni urutangira. Umwuka yambwiye ngo ntabwo ari rwo Imana yakubwiye. Domana saya kosta. Ntabwo ari Imana yavuganye nawe. Look for that.
basta foga ntabwo ari Imana nyir'ijuru nyir'imbaraga irimo iravuga kakari. Imana yakubwiye urusengero rumeze nka etaje ntabwo si Imana. Niko Imana ivuga abanyamasengesho bazasengera munsi hejuru ibitangaza birimo birakoreka. Umva Imana iri kumvira binongere byamamaze yakugabije hano hantu kugira ngo hangamure imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abantu bagaterwa ibintu bimeze nk'ibisazi. Umwuka w'abasazi urazerera hano hantu, ariko Imana yavuze ngo yagusigiye matara zandaroma. Umva ntawe uzakunyeganyeza. Naje mu wamamaza none ndabivuze, n'ubundi ndataye i Kigali ndabivuze. Umva inama zarateranye, ariko yewe datawe nari mbivuze. Umva ariko vuga cyane guhanura muhanuzi. Inama zarateranye none ngiye gusoma amakuru yose banditse kangozo Imana rakasika kugira ngo barebe ukuntu babigira ngo bakabihuza na stade ngo kubera impamvu z'akazi. Ninde wagukubwiye ko umuntu asenyera Imana? Mwumva mbabwire yewe uyu ni umuhanuzi w'Imana ndamuhamirije. Umva nkubwire nshuti y'umusaraba, Imana yambwiye ngo umusozi wazamutse uri gusenga byari bikomeye cyane, umuriro watse uvuga ngo ariko se biragenda bite? Ese noneho karabaye. Imana yavuze ngo yabanye nawe. Umva none ijwi rirambwiye ngo nkubwire indogobe zabonetse. Indogobe zabonetse. Igihe cy'amahanga kugira ngo kumenye, n'igihe cy'ijuru kugira ngo rikwamamaze cyane, n'igihe demanda la kosika ya mana la vol ayatomenima zana ya tepere mana la kota elidrele mo pedra toresta serva bombamba iraguhagurukije cyane. Isi yose igiye kukumenya. Tango le vordile managa. Imana imaze iminsi ikubwira ngo ikuzaniye abanyamaboko. Iri jambo ryose rya kera ahubwo ni rya kaka. Rije vuba vuba ikuzaniye abanyamaboko. Kandi zemene gordele forstas uracyajya ni Kigali kuko naho baragutegereje mu rugo. Tango tanga. Mu rugo baragutegereje. Ariko cyangwa tukavuza kabiri muri rukundo. Mungu baragutegereje. Ariko niba udafite ishyari wateye haleluya. Ariko mama pasiteri muza umwanzi yari yakurashe akurasa mu nda niko kuri harabata. None umwuka w'Imana arambwiye ngo nkubwire uri umunyamasengesho ukomeye cyane. Wingingira itorero amanywa na nijoro, wingingira umugabo wawe pe rwose. Gomatangaya jendala my God. Imana irambwiye ngo nkubwire dore irakurahiye iguhagije uburama dandole vostasero uracyabyara n'ukuri kw'Imana ndabivuze ariko kandi iracyabakoresha n'ukuri pe. Imana iravuze ngo n'ukuri nanjye ndimo ndakubona Isirayeli warayisabye kandi birabaye. N'ukuri kw'Imana ariko Imana ibwiye ngo warayisabye none irakwemereye. Niko wayibwiye ndimo ndasubiza ibyo wavuze. Nabangirije ku mushumba kubera yuko nyine niko bigenda. Ariko niba tutamufitisha ni baba dutera haleluya igaragara. Icyakabiri uyu mwaka ndimo ndabona Imana ibaguye mu buryo budasanzwe. Financial irakwaguye. Ikindi cya kabiri ni ukuri pe ibyuma ndi kubona si
oya ndabona ibindi ahubwo tuvuga cyane ngo he ariko vuga cyane ngo haleluya ndabona ibindi ahubwo mana we karabaye umuriro uranze bari barabateze ibintu byinshi cyane kugira ngo mutamuke kugira abantu ari kugira inyatsi none uyu munsi birarangiye amen ubu bisinde ugira abantu ari kugira inyatsi ntihagire ikintu ubona abantu bakajya babyitiranya ngo koko mana njye buriya rwanga yebo barujuje baragene igihe rero cyo kuvugwa none kirarangiye ahubwo none igihe cyo kwakira kirageze kugira ngo none ibyo bavugaho bibagaragareho noneho bimenya kuri kuko Imana ivugana nawe aka kanya Imana la prime da stile gona Imana irabakenyeje we ibahinduriye amateka kandi cyane barwanya n'ikirere cy'ahano cy'abarozi n'abapfumu abakonikoni n'abawe irimi n'Imana ni benshi ariko Imana ishimwe ko mwanesheje mu izina rya Yesu abapasiteri komere guhanaguye amarira uyu munsi ni uwawe uyu munsi kwaguriye imbago uyu munsi irakwamamaje ndetse bohereje n'i Kigali noneho bigiye kumenyekana n'umukuri mwarakomeye kandi Imana irabakomeje itorero ryanyu riramenyekanye ndetse n'iryamamaje cyane nk'uko Imana irimo irabivuga kakara vuga cyane ngo amina haleluya cyane haleluya hari umugore wari uri gusengera noneho umushumba hari umukorari wawe hari umukorari umaze iminsi ari gusaba Imana ngo basohora alubumu ni umugore nabonye ari umugore amaze iminsi asenga ari kuzamuka ahantu akamanuka ahandi ari ibyo ari gusengera gusa wazaduhaheruka bari hehe yakurari yakubisemo akantu kameze gutya yitwa gute maranatha hari korari ndimo nashaka guhanurira umushumba w'abanyakira ahangaha mugiye gusohora indirimbo nyinshi cyane hari abantu bamaranatha ngo bumvira cyane haleluya uko mubiri nabonye indirimbo nyinshi zikuza uri kugenda zikuza uri muri cara zikuza mbonye indirimbo nyinshi cyane niko Imana ibwiye none rero biturutse kuri wowe ndabona hagiye gusorwa albumu nyinshi kuko Imana fresh yerekeje kuri wowe hari maranatha we haleluya haguruka ariko nta maranatha hanga maranatha Imana irambwiye ngo uyu mugabo igiye kumushyiramo ikintu kimeze nk'itiyo azasohoramo indirimbo nyinshi cyane ndetse azamenyekana cyane kubw'indirimbo kandi Imana irakwanga igukuye ahitwa Sitina igushize roboti ahambutse n'ukuri Imana umaze igihe kinini bimbwira ngo ariko nanjye wagize ukuntu nkubitiramo iryo jambo ni uko rivuze none ni ukuri ko Imana igukubitiyemo ndimo ndakubona ahantu mu bihugu uri kubyina wenyine uri gusenga n'indirimbo ngiyi ndayikubwira Dini mangala sala kotikiri banda forme da lengo ya zokine banda la forme wari gusengera ibintu bitatu icyambere ari gusengera urugo rwawe icyakabiri ari gusengera itorero icyagatatu wari gusengera amafaranga Bana we karabaye none mururatse ndimo ndabona inyuma aho ngaho hari umubyeyi umaze iminsi arwara mu nda bikomeye cyane ariko uyu munsi ugiye kwakira igitangaza cyawe ari inyuma uwo mubyeyi ni bahari naterarura cyane tuvuga cyane ngo haleluya wumve uyu mwaka
mwaka uzabamo ibyiza David kiriya uyu mwaka uri kiriya cyane ubushize mbabwira mu tariki 31 rero mbabwira n'imvura uko bizagenda yego mwarayibonye umuriro waratse abayivuga byari 31 mbabwira ngo mwitegura hazabaho umuvu hazabaho imvura abantu benshi bakaya no baramamagara gatayiwe dusabira ndabasabira kandi narababwiye bogirangirane nabo byaye ariko byarangiye ibyago n'amakuba ku mukiranutsi nibihoraho amen amen vuga cyane ngo haleluya ongera cyane haleluya kuri riteraniro hari umubyeyi watsindishije umwana atangiye kubaza Imana ngo Mana bizagenda bite ko nta kintu nifite umva uko Imana ivugana nawe wa mubyeyi humura yatangije umurimo ni nayo izawusoza oya uragira ngo ntarimo se ariko maze ni ukuri ko Imana akeneye n'igitenge niwe nyiri uwo mwana mbo tukomeze vuga ngo amina haleluya amina haleluya cyane haleluya haleluya cyane haleluya ariko zamuka cyane haleluya zamuka cyane haleluya cyane haleluya Yesu ashimwe cyane Imana ibahinduriye amateka y'itorero mbere y'inyuma kugira ngo ibintu byose bisobanuke Imana ihinduriye amateka y'itorero karabaye none mu rurati vuga cyane ngo hey Imana ihimbaze amina izamurira icyubahiro kuko nta wundi ukwiriye icyubahiro Bone brame dra urahomwa umva nkubwire professor Imana ihaye umugore wa promotion amina kandi yihuse Imana ishimwe irakurinze nawe wowe ubwawe numvishijwe rimbwira ngo umwanzi indwara yari igiye kuva ku mudamu igapenetrika kwerekeza ijwi ry'Imana rirambwiye mu kubwire uyu mwaka nindi zakurikira ikiza cyabavuyeho amina byari biteye ubwoba icyo ngo nakubwira cyo byari biteye ubwoba ariko reka garuka umuntu umurura cyane vuga ngo amina haleluya byari biteye ubwoba kandi biteye ubwoba ariko Imana irabikurinze nukuri kw'Imana ari mu bantu nanuka cyane byari gutangira gukora aho hatari kose kw'inkuru n'inzonzi nuko nabonaga bari bigiye ku ariko tuyikomera amashyi yikoze igitanga najye mureka amashyi niba udafite ishyari cyane haleluya kugira ngo nzi umve ko Imana ivugana nawe Matrile mora ndaraga salamo Imana irabwiye mu nkubwire yaguhamagaye niyo kwizera byaratinze pe nukuri ko Imana ya Israel ndabirahi kandi bisobanura byatinze nukuri kwa Yesu ariko nyine nuko ariko ndibuvuge mu cyongereza cyaha akabona ibindi turi buza kuvugana kubera ko byose si ngombwa ngo bihanurira hanga vuga ngo amina haleluya amina vuga cyane ngo hey inaha ngaha muri iyi muhanga uhafite igihe gito gito pe Imana guhamagariye aha kirazonze cyanzonze yewe Mana we nabone Mana cyanzonze none umva nkubwire agacumu kameze nk'ikiganza gito ariko kigiye kubyara imvura Imana iravuze ngo ikumurira hano ndetse ahantu ugeze hambere
hari utunyine nuko turabivuga none ntabwo navuga ikinyarwanda cyose herega turi kumwe n'abanyarwanda kandi impano bagira nuko oya reka mu bantu nabonye ku isi Imana yatanze abanyarwanda Imana yabahaye impano iyo kuvuga ureba ko bari buvuga ngo umuhanuzi waje bora barahita bashyiraho n'amababa kandi nayo ufite niyo mpamvu ndi kuvuga make kugira ngo tutaza kubishyira kuri .com sawa none uri Imana yambwiye ngo izagukoresha iby'ibitangaza ikindi ndimo ndabona ujya ku ishuri ariko ntabwo ari ishuri ryo kuvuga ngo ugiye kwiga economy n'iki byose apa oya ahubwo mbonye ari ishuri rya Bibiliya ryo kuminuza nibwo Imana kandi reka nkubwire amahanga aragutegereje cyane uzagira inshuti z'abantu mudahuje kandi bigiye kuba vuba by'uyu mwana ni uwawe pe imyaka igera kuri 4 aho yareka bibara imyaka igiye kubi uyu nguyu wari uwa kane pe byari byaraze kuri kw'Imana ndabarimwe bikubarimwe uyu nguyu turimo ni uwa kane byari byanze complete ariko kuri kw'Imana ya Israel reka gufungurira amafaranga byari byanze igira hino mushumba no kuri kw'Imana akira amafaranga byafungutse ugiye kubwiriza n'amavuta n'amafaranga amina ariko nimutamugiriye ishyari vuga cyane ngo haleluya cyane fire cyane hey amen reka nguhanurire babwire nubwo mvuga igiswahili ariko sishaka guhanura mu giswahili bone bigera hagati ndakivuga urusengero rwanyu ni ruto okay urusengero rwanyu ni ruto yes ni ruto ariko mwatangiye bibagoye pe ndetse bamwe na bamwe ntibemere ndetse niba nabyemera neza bugi wanyu ufata bisi kuko ugomba kurara ahantu ndi kubona ugomba kurara kongera ukagenda wanyu n'imbari base genda wananiwe umva uko Imana yavuze Imana ibaguriye imbago kandi cyane kuko bafashe ubutunzi bwabo babirundurira mu Mana none Imana irabakujije pe mwarwanyijwe n'ibintu bitatu agace mutuyemo ni agace k'abarozi pe ndimo ndabona abakecuru biki ndabona n'utuzu tw'ibyatsi ariko Imana igiye kuguha imbaraga wawe kugira ngo uneshe kandi ugere kure mu izina rya Yesu afunze ibintu byabo byinshi cyane Imana ibashyize hejuru niko umwuka w'Imana yavuze uru rugendo kuza rwari urugendo rwo kugira ngo muhabwe umugisha wo kwinjira ahandi mu wundi mwaka mu bantu nabonye bakikiye nawe wa mubyeyi uri
zamura ikiganza cy'iburyo usubiramo ngo mwami Yesu sinzapfa nzarama. Ndatangaye umuntu wivuze yicaye. Subiramo cyane ngo mwami Yesu sinzapfa nzarama. Vuga cyane ngo mwami Yesu sinzapfa nzarama. Mu izina rya Yesu uyu mwaka nzakomera cyane. Uyu mwaka nzaba hejuru cyane. Abarozi n'abapfumu ntibazashobora. Zamura ibiganza byawe bibiri ugiye gukomera Yesu amashyi hejuru uvuga ngo inyatsi iragiye. Koma cyane inyatsi igende, koma cyane inyatsi igende. Inyatsi irashize. Igihe bakiriye, igihe bafashe nicyo gihe bibacicira. Ngiye kubabwira ikindi cya kabiri Imana yakoze muri aka kanya. Ngira hino cyusa. Dore ukuntu abantu benshi bari bameze. Ngwino mwereke David. Mufata amaboko. Oya umufatira inyuma nawe umufatije. Hanyuma barebe samukana hejuru bakurebe. Munde muzamukana kuko niko umwuka ari kumbwira. Kandi murazamura mu izina rya Yesu. Mukabaye kandi. Dore uyu muntu rero amaze asenga. Ayimana utwuzuze ariko byi. Ayimana utwuzuze, ayimana utwuzuze amaze iminsi yakira. Dore wakiriye akazi, wakiriye byose, wakiriye kuzamurwa. Dore uyu muntu amaze igihe kinini yakira ariko inyuma araboshye. Dore ukuntu bimeze. Bamuhaye amafaranga none areba cyose wanyakira amafaranga. Dore abantu benshi ukuntu byagenze. Ese akanwa karaziritse ra? Subiramo akanwa urabona kaziritse. Nyumvira nimba akanwa kaziritse vuga ngo haleluya. Haleluya. Ubivuga ngo akanwa kaziritse. Urimo urareba imbere ra? Uri kubabona neza amaguru yashobora gukora. Ariko niki kiziritse yewe nta kintu yafata. Buri munsi dore kunura kujya menetekiye mama yazana bagahita bakubwira ngo dore urazamuwe mu kazi urakomeye ariko impamvu utabyakira nuko amaboko yawe ugiye guhura n'umuntu wawe ugiye guhura n'iki ariko byaranze kuko amaboko yawe aziritse. Si uko Imana itavuze, ijwi ry'Imana ryabwiye ngo si uko itababwiye ahubwo ikibazo mufite ni uko muziritse. Mwumva ikintu cyabaye uyu mugoroba rero. Mbonye marayika amanukana inkota agenda acagagura imigozi yose mu maboko agenda azitirwa mu izina rya Yesu. Nibuze tubavuga cyane ngo haleluya, simbuka simbuka, haleluya. Uyu mwaka impamvu warakomereye nuko mwari muziritse amaboko. Nta kintu wagombaga kwakira, bari barakuziritse amaboko ukagenda ubona ari kuri unyumvise neza iyo uza kunyumva. Umva mbonye marayika amanukana inkota agenda acagagura imigozi agenda abora amaboko y'abantu agenda abora ibiganza by'abantu. Vuga cyane ngo ndabotse. Bwana asifiwe sana.
kirere cyabo abami barabibatarutsa imitongero yari myinshi cyane ariko avuga cyane ngo ndatinya kujya reka mubwire nshuti yanjye umurozi ntabwo akwicara agucereza yewe ntabwo umurozi akwicara ugakora iki yewe ngavuga cyane ngo nkuruye ibyanjye byose vuga cyane ngo ndabyakiriye nakiriye umugisha wanjye nakiriye kuzamurwa vuga ngo amazina yanjye yari ikuzimu ibyo bari barajyanye ntazi ugiye gusimbuka ngo ndabyiyamuye mwumve hari abantu benshi bashobora kwambuka bakajya muri 2020 ariko bajyanye ibyo babatongereye ariko noneho hari icyo umwuka arimo aravuga ni umwaka wo kugenda utajyanye iby'abarozi ni umwaka wo kugenda utajyanye iby'abapfumu ni umwaka wo kugenda utajyanye cyane vuga cyane ngo hoya ndabyanze ariko cyangwa ukarakara cyangwa ukivumbura cyangwa ukabyanga zamura amaboko yawe yashimira cyane ngo ndabyanze hoya icyo utahaze nacyo nikiguhaga nongera mbisubiremo icyo utahaze nacyo nikiguhaga niba udahaze ubukene ntabwo buguhaga ongera uvuga cyane ngo igihe cyo gusabiriza kiraranye ayiwe ntabwo nyumvise we igihe cyo gusabiriza zamura high five ubwira mugenzi wawe gutyo ukora ku mukiganza cye vuga ngo wakira ibyaha cyane isaha yawe yageze tayimu yawe yinjiye in Africa noneho rero igihe kirageza cyo kwasezera ndimo ndakubona mu Bwongereza kandi ndakubona Manchester ariko la monda ka je le movela Satani yashatse kubirwanya ashaka gushyiramo ubunyereri ariko noneho rero from now come on professor ese niba nakubwira rero murero wacu karabaye none uruzina fona kana ntabwo uzagenda wenyine we ndimo ndakubona na none mu Gifaransa cyane we vuga cyane ngo ariko nimwabyumva ariko umwuka arambuye kunenda fanya ibirori kabisa hagiye kuba ibirori ndimo ndabona hipfa abahenge barabamunyoba banduza baze baraje none ya now umusore ari serious now
no mvuge na is very serious no arimo aravuga ukuri ubwo bivuga ngo umwaka umwe nyine nuko byari biri muri ariko se wona twara nuko ariko na from na byawe completely yawe niba kujya rero sari ikibazo mfite n'abandi bapfushije ubukwe ndimo numva kakari Imana bakuze n'ukuri bashumuje ariko ni burimo wateye haleluya cyane haleluya vuga cyane ngo ye nabona kandi igitangaza cyaba dada papa Imana yabwiye mu mbwire hari ukuntu byari bigiye kubamo infection sinzi ngo ndiko ndikura infection ariko kumva infection y'ukuguru Imana ubwo simbivuze mu Kinyarwanda nanze kubivuga mu Giswahili ariko nambwira ngo na infection zaje bitewe n'impamvu nari kugira ubwo simbivuga tango mana rasa bini kroma ukitana n'umugisha ubwenge mw'izina rya Yesu nuko ubwenge abahange mw'izina rya Yesu zabarinde n'ukuri mukorera Imana nk'abantu yego iyi mukorera Imana muwacane na sishiwe WhatsApp siwe we mbara naringarutse Imana iguhaye umugisha pe complete iguhaye umugisha avuga kanone aka cyangwa se takakongorera kuko ntabwo bisaba abantu warazanga musenge ari gusaba Imana ngo Mana waburiye n'umutaha nuko yingi umutaha no kuva ngo ni igishoro umutaha andavuze mu Cyongereza igishoro cyo gucuruza ni igishoro cyo gucuruza nicyo wasabaga Imana nimba urimo hano ukaba wabwiye Imana ayo magambo ndagira ngo uze guhereza igishoro Tebuka vuba iruka nuko nta rumwe kwaza ndimo ndumva atari umwe ko ndumva atari umwe nta rumwe itara ryawe se Mana ya Abrahamu natuma ndeba ndimo ndumva umwuka mbwira ko atari umwe abi gishora ni benshi yemwe noneho haziremo n'undi muntu nawe utari buze kugira ikibazo arimo arababara umugongo pe amaranye umugongo igihe kirekire igihe kinini pe umugongo umurya akanywa amakaruma akongera amakaruma no kuvuga ngo akanywa ndimo ndumva umwuka bwiye kandi umugabo ari hehe ni wowe okay yewe kabaye none ibyirijo ariko niba nawe uri hano wateharira kugira ngo tumwumve neza haleluya Mana ni gutaye izina rya Yesu nimwa kubera ibyishimo Mana ni gutaye izina rya Yesu nimwa kubera ibyishimo uri umukozi w'Imana Yesu umukiza
Imana iraguhamagaye kandi guhamagaje imbaraga zidasanzwe. Imana igumugisha. Imana kwagubwiye we n'umugongo. Niwe ko umugongo. Ye natewe we n'umugongo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndavuze ngo wa mugongo genda burundu. Burundu ariko nibizongere kubaho. Guhera uyu munsi n'iteka ryose. Ndetse birimo birafata n'umutwe. None n'umutwe wawe tuvuze ngo urumuze. In the name of Jesus. Amen. Amen. Glory star Baba. Amen. Mukozi w'Imana international. Ibindi ntabwo bifatira ahandi abasi. Yego. Koze kubw'uyu mwaka udasanzwe. Vuga cyane ngo hey. Ariko ngera cyane haleluya. Mugiye hehe mukozi w'Imana? Urimo uravuga tutarakaho. Janyo. Vuga cyane ngo hey. Imana ikwambuye ikintu cyitwa icyaguteza ubwambure buke. Bivuga ngo byagukoza isoni bigatuma udakorera Imana ushika. Ngaho wino. Imana guhinduriye amateka ugiye gukorera Imana ushika kandi ufite umwuka pe. Umwuka wawe urimo urasatirwanye cyane. Ufite umwuka pe. Sagutera. Haleluya! Twongere kandi haleluya! Yesu abaho umugisha. Imana guhinduriye amateka burundu uyu munsi n'iteka ryose. Kandi guhinduriye umugabo ushikamye kandi uhamye. Amen. Subira muri sengesho ngo abanzi banjye nibagwa hasi ya. Ariko Mana we iyo tubivuga ugira ngo ni ibintu bisanzwe ariko ni bidasanzwe. Vuga cyane ngo abanzi banjye nibagwa hasi ya. Cyane haleluya. Wibiruka. Ye ambaye haruzika. Wasabye Imana amashusho yego? Yego. Nakore ku Imana. Ngwino nanjye gutera inkunga kuko uri gusaba Imana video. Ariko amafaranga ko numva nayifite kwicari kujya. Ndakuha benshi pe. Nguteye inkunga mu izina rya Yesu. Igufunguriye amafaranga kugira ngo uzakore video. Umva icyakabiri. Hari indirimbo ufite uri nturayisohora ariko iravuga ku nyatsi. Warayisohoye deje? Oya ntabwo arayisohora agiye umwuka wanjye ntabwo ajya mbere. Niko kuri iravuga ku nyatsi. Noneho iya mbere iravuga ku ihumure. Hari n'indi waretse ivuga ku rukundo uravuga ngo reka mbenetse. Satani yakugiriye ishyari, abarozi bagira ishyari bashaka kugira ngo baguhitane. Imana irambwiye ngo nkubwire iguhaye iminsi yo kubaho. Kandi n'ukuri twese iguhaye iminsi yo kubaho. Ugiye gukomera mu ndirimbo umva n'ahandi hose bagiye gukomera. Haleluya! Ndagira ngo twese turambura amaboko tuvuga ngo Imana imuzamure mu izina rya Yesu. Imana imuzamure mu izina rya Yesu. Niba udafite ishyari Imana nayo ibikureba vuga ngo Imana imuzamure mu izina rya Yesu. Ariko niba udafite ishyari Imana vuga cyane Imana imuzamure mu izina rya Yesu. Imbaraga zari zateye kurwara umutwe ukarwara umutwe mwinshi wafashwe n'umutwe pe none uyu munsi birarangiye ubundi ibyo ni imitongerano nta kindi wari warwaye. Vuga cyane ngo amina haleluya. Amina haleluya. Hanyuma reka mvuge iby'igihugu